tubahaye ikaze kuri JN Empire, umuyoboro wa YouTube wanyu ubasavinga ibyo mukeneye, ukabafasha kumenya byinshi mu mupira w'amaguru wo mu Rwanda n'ibindi wakwifuza kumenya, ntahandi wabisanga uretse kuri JN Empire. Mbashishikariza gukomeza gukora subscribe, mukanasharinga inshuti zanyu, mugakanda like, mukanadropinga na comment. It's fine, biba ari byiza cyane. Uyu munsi ni umuriro noneho. Uyu munsi ni umuriro hatari, ni umuriro. Wakwibaza ngo mbazaniye iki kuri uyu munsi? Mbazaniye abafana ba Azam. Azam izaba ifite abafana kuri match yayo na APR ya Champions League. Ni match iri samedi wa gatandatu w'iki cyumweru turimo. Azam izaba ifite abafana barenga 5,000 muri stade Amahoro. Wakwibaza ngo abo bazava abafana ba Azam muri stade Amahoro bazaba bahari koko? Iyi ni inkuru iri ku mihanda ya social media. Abafana barenga 5,000 bazaba bari muri stade Amahoro, bari inyuma ya Azam Football Club. Niba ushaka kumva biragutunguye, kwibaza se ikipe itagira n'abafana iwayo muri Tanzania, ubureba ukabona Chamazi bimwe barakina ariko ukabona yambaye ubusa. Kwibaza ngo abo bagiye gutega bakava muri Tanzania, tutabona muri Tanzania, uwo mutima bawukuye? Uwo mutima w'urukundo, urwo rukundo rwa Azam barukuye ko no muri Tanzania tutababona? Ariko icyo ugomba kumenya ni uko bazaba bahari. Stade Amahoro izaba yambaye abafana barimo, nyine uzi ko Azam igira n'amabara y'ubururu, n'indi bara nakwitumye ko rijya gusa na gold. Munuze mu Rubavu, ariko ubururu n'umweru barabugira, cyane ko mu kiti yabo ni umweru, noneho away kiti yabo ni ubururu. Iyo Azam rero izaba yambaye ubururu muri stade Amahoro, izaba ifite abandi bafana bayiri inyuma bambaye ubururu. Ubundi usibye mu Rwanda bitavugwa cyane ngo abantu babivuge babifiringi, usanga bagifitemo icyo kintu cyo kwifata. Ahandi mu bindi bihugu byateye imbere mu mupira w'amaguru, ntiwabona abafana ba Man U bari inyuma ya Arsenal, ntiwabona abafana ba Arsenal bari inyuma ya Tottenham, bari abakeba. Abafana ba Everton bafanye Liverpool, ngo nuko wenda ngo Liverpool ngashobora kubatsindira biriya bakajya kuri oya. Ntago abafana b'ibindi kipe bashobora gufana ngo ushaka gukora ibintu wenda ngo bakagira benefit. Ibyo biba cyane mu Rwanda, nyine ahantu usanga hari zaba mu nsindire. No muri Tanzania even usanga bavuga nimba Yanga igiye gukina, abafana ba Simba baba bari inyuma ni ikipe igiye gukina na Yanga. Nimba Simba igiye gukina, abafana ba Yanga baba bari inyuma ikipe igiye gukina na Simba. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cya rivalite mu kibuga rwose baragikereya, ku buryo ubona crowd y'abafana benshi cyane hazi iyo baturutse. Ukibaza nimba iyo kipe yazaye n'indege y'abafana, ariko ugasanga n'ubundi abafana baturutse muri iyo community yawe, ahubwo baje gushyigikira ikipe muhanganye. Abafana b'abakeba bamaze kugeza ku rundi rwego, bamaze kuzamura ubukeba bwabo, barabigira cyane kandi ugasanga bari na fiyeri yabyo. Ugasanga gufana ikipe irimo irakina na mukeba ni ibintu bafata nk'ibisanzwe, ariko mu Rwanda ntabwo biraho umuco cyane. Mu Rwanda rero naho
kuri match ya Azam hazaba hari abafana bafana Azam. Bivugwa ko amakuru ari kuri zino street Azam izohereza kit, ubwo ni amajezi, ama-t-shirt azambarwa n'abo bafana, ndetse ngo nibinashoboka ngo Azam gushobora kuzabishyura amatike. Umva umufana bamwishyuriye tike gute azagufana? N'ubundi bisanzwe ashobora kuza akagufana yaniyishyuriye, ariko noneho umuhaye tike, ibyo birenze mobilisation, kuko ubwo uyu muntu ngo reka nkwishyurire nguhe tike, nubwo ashobora kwihinduka, ariko ushobora kuyaha abantu 1000 ntibabura 500 bagufana, wenda 500 bakakwihinduka, ariko abandi 500 bakujya inyuma. Ibyo nabyo nibyo bizaba kuri Azam, izabona abafana muri ubwo buryo, bazaza mu ishusho ya rivalite y'ubukeba busanzwe buri mu Rwanda. Hashobora kuzaba harimo ba Kiyovu, harimo ba Rayon Sport, harimo abafana benshi niba bahari nabo bakaba baza muri uwo mwenda, n'abandi, ariko icyo kintu kirahari yuko Azam izaba ifite abafana bayiri inyuma kandi bayishyigikiye, ngo nyine bishimira buri gakorwa kose kabaye. Ibyo no mu Rwanda birahari, ko bitavuga cyane mu itangazamakuru, nko kuri match ya Super Coupe APR ikina na Police, ubonaga hari abafana bambaye civil, abapolisi, ko iyo polisi yadeployinze abapolisi baza bambaye amaterning y'abapolisi, cyangwa se ukabona ni abantu nyine bameze nk'abambaye uniform, ukabona nyine ko ni abapolisi bahindutse, ariko bo bari abasivili basanzwe, abaturage basanzwe bari muri stade, ari ugasanga barishimira za kote for za polisi, ugasanga nimba ari shot on target ya polisi barafanye, birabashimisha, birabanyuze. Nimba hari ahantu apegize kote faible, ahantu ibaye faible, ugasanga birabanyuze, birabashimishije. Umva ko naho hari abafana bari inyuma ya polisi, kandi dusanzwe tuzi ko polisi nta bafana igira. Ni muri urwo rwego rero, n'ubundi naho hazaba hari abafana baje muri mukino nk'icyo, nabo bazaba, ubundi ni ibisanzwe, ariko kuvuga ngo ni abasportif bakunda umupira ko ntibakunda APR, bagiye kureba umupira. Kuba bakunda umupira ko badakunda APR, ariko bakaba bagiye kureba umupira, ngo ntago baje kureba APR, siyo bashaka nyine, ahubwo bashaka kureba iyo kipe yakinnye na APR irakina ite, n'ibyo bishimira, barishimira ibyo kipe nyine muri iyo sanze. Nta birenze bitangaje byo kuba hazaba hari abantu muri stade batari inyuma ya APR FC. Ndakeka nta match irakina, niyo yaba yakinnye na Bugesera, cyangwa se yakinnye wenda n'iki, niyo isigaye tuvuga ngo ntigira abafana, usanga abafana bose 100% bari muri stade, bose bari inyuma ya APR FC. Ntago ndizeye umukino nta wabaye. Uwo mukino uramutse warabaye ukawuzi, wanyandikira muri comment uvuga ati uyu mukino ngenda bizi neza, stade yose yari inyuma y'equipe, yaba Rayon, yaba APR, yaba Kiyovu, yaba Mukura, izo tuzi by'abafana benshi. Uvuga ati 100% iyi stade yari irimo, cyangwa se yari yuzuwe n'abafana bafana equipe imwe. Ibyo ntago ndakeka ntaho byigeze biba. Iyo sanse rero, iyo sanse niyo abo bafana bazamo bazazamo, cyangwa se abo bazaba bari inyuma yazamo bazazamo, nabo bakaza baje gutera ingabo mu bitugu Azam. Ariko by the way, uko byagenda kose, uko abafana
baza bari ku mpande runaka ntabwo byabuza ikipe ikomeye gukina, kuko uzanye Barcelona i Kigali stade ukayuzuza umufana wa Rayon cyangwa se ukayuzuza umufana wa APR, ntihagire umuntu uza wambaye cyangwa se uza udafite umutima w'iyo kipe yo mu Rwanda yaba Rayon cyangwa se APR, ukayihuza na Barcelona cyangwa se ukayihuza na Madrid. Ndakeka iyo yaba ari APR cyangwa se yari Rayon itatsinda Madrid cyangwa se Barcelona, kuko yuje stade y'abafana. Hatsinda uwiteguye, hatazagira urutsindwa ngo yitwaze ngo abafana ngo nindi kuri crowd y'abafana benshi batari abanjye, nta bafana nari mfite cyangwa se nagize opponent ufite abafana benshi. Ibyo ntabwo byaba ikibazo muri football, uko byagenda kose uwiteguye niwe utsinda kandi wakinnye neza niwe utsinda. Ibyo by'abafana nyine bafana yafana ibyo ashaka, yakunda ibyo ashaka, kuko gufana ni amarangamutima kandi ntiwategeka umuntu kugira amarangamutima ya naye. Bityo rero iyo abo bafana baba bahari koko bazaza ntacyo bitwaye. Reka mbashimire mwe dukomeze kubana, nshimire mwe mwakoze subscribe, nshimire namwe mwitegura kuyikora.